banyakubahwa bayobozi b'inzego zigize urunana rw'ubutabera, bacamanza bagenzi banjye, bafatanyabikorwa namwe banyamakuru, mwaramutse. Mbanje kubashimira mwese ko mwitabiriye iki kiganiro gitangiza ku mugaragaro icyumweru cy'ubutabera cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2025, gitangira none ku itariki ya 8 kikazasoza ku itariki ya 19 z'ukwa 12 2025. Mu myaka yashize iki cyumweru cyitwaga icyumweru cy'ubucamanza, ariko muri uyu mwaka twahisemo ko kiba icyumweru cy'ubutabera kuko kizagirwamo uruhare n'inzego zose zifite inshingano yo gutanga ubutabera, kuko ubutabera budatangwa n'inkiko gusa. Icyumweru cy'ubutabera kizagirwamo uruhare n'inkiko zose, ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, polisi y'u Rwanda, minisiteri y'ubutabera binyuze muri maje na komite z'abunzi, urugaga rw'abavoka n'urugaga rw'abahuza bigenga. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ubuhuza mu manza, inkingi y'ubutabera bunoze, bwihuse kandi burangiza ikibazo. Twahisemo iyi nsanganyamatsiko kuko twifuza ko abanyarwanda basobanukirwa ubuhuza nka bumwe mu buryo bukoreshwa mu butabera nsanasano, butanga ubutabera bunoze, bwihuse, burangiza ikibazo burundu kandi buteza imbere umubano mwiza hagati y'abari bafitanye ikibazo. Bayobozi namwe batumirwa, tuboneyeho kubamenyesha ko ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru cy'ubutabera bizabera mu gihugu hose. Hazaburanishwa kandi hasomwa imanza zatoranijwe, hanatangwe ibiganiro nyuma y'iburanisha. By'umwihariko hazibandwa ku kwemeza amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha azakorwa hagati y'ubushinjacyaha n'uwakoze icyaha, cyangwa se ibyo dukunze kwita mu Cyongereza plea bargaining. Hazakorwa ubukangurambaga bushishikariza abafitanye ibibazo kubikemura mu bwumvikane, bushyirwa mu bikorwa n'amasezerano hagati y'uwakorewe icyaha n'uwakimukoreye, ari byo dukunze kwita mu Cyongereza victim offender mediation. Hazabaho gukemura ibibazo hakoreshejwe ubuhuza cyangwa se mediation mu Cyongereza mu manza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Hazanatangwa ibiganiro bikangurira abaturarwanda gukumira amakimbirane no kuyakemura mu bwumvikane igihe abayeho. Batumirwa namwe basangwa, mbere yo gukora igikorwa nyamukuru kiduhurije aha, ndagira ngo ndashimira abayobozi b'inzego zigize urunana rw'ubutabera ku bufatanye n'ubwuzuzanye byaturanze mu gutegura iki gikorwa ndetse n'ibindi bikorwa byose duhuriraho. Nshimiye abanyamakuru ku ruhare mugira mu kumenyekanisha ibikorwa by'inzego zigize urunana rw'ubutabera. Muri abafatanyabikorwa b'ingenzi, mbashimiye by'umwihariko uko muzamenyekanisha iki cyumweru n'ibikorwa bigiteganyijemo, nuko muzakomeza gusobanurira abaturarwanda akamaro ko gukumira amakimbirane no kuyakemura mu bwumvikane kandi vuba igihe abayeho. Nshimiye abateguye iki cyumweru cy'ubutabera n'ibikorwa bizagikorwamo, ubwitange bwanyu n'ubw'agaciro ku nzego zose zigize urunana rw'ubutabera. Nshimiye bagenzi bacu bari mu bikorwa by'iki cyumweru hirya no hino mu gihugu. Nshimiye abaturarwanda ku ruhare rwabo mu guteza imbere ubutabera, nanabakangurira kuzitabira ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru. Nshimiye kandi abafatanyabikorwa baduhora hafi kugira ngo dushobore guteza imbere ubutabera no kubugeza ku baturarwanda. Bayobozi banyamakuru namwe bagenzi banjye mwitabira iki kiganiro, ndabamenyesha ko ntangije ku mugaragaro icyumweru cy'ubutabera cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Umusaruro umaze gutangwa n'ubuhuza, aha ngaha ndagira ngo
mbamenyeshe ko iyo tuvuze ubuhuza, iyo tuvuze ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha n'uwakoze icyaha, iyo tuvuze ubwumvikane hagati y'uwakorewe icyaha n'uwakimukoreye, mujye mwumva ko ari uburyo buba bugamije guteza imbere ubutabera bwihuse, kuko iyo bakemuye ikibazo kiba kirangiye, ubutabera bubasubizanya ubumuntu bugakomeza kubabanisha n'abandi, ariko cyane cyane mwumve ko ari ubutabera butangwa hashingiwe kuri politiki zemejwe na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ni politiki ebyiri, hari politiki shinjabyaha nshya cyangwa se politiki mpanabyaha nshya, ubona nayo ishyira imbaraga mu gusana isano ry'Abanyarwanda, hakabaho na politiki yo gukoresha ubundi buryo mu gukemura ibibazo atari ugukomeza kuburanisha, kubicisha mu manza. Ubuhuza rero ni uburyo bukoreshwa mu gukemura ibibazo mbonezamubano, ibibazo by'ubucuruzi, ibibazo by'umurimo, cyangwa se ibibazo bifitanye isano n'ibyemezo biba byafashwe, ibyo twita ibyemezo by'ubutegetsi. Ubu buhuza rero bukorwa ubundi n'abantu bose, bufite uko bukorwa birigwa, abantu bariga, ariko icyo nshaka kubabwira nuko amashuri atari yo nshyiraho imbaraga cyane. Ubuhuza ubundi busanzwe mu muco wacu w'Abanyarwanda. Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu ngo batwigishe guca imanza no gufunga Abanyarwanda ubwabo bari bafite uko bahana ibyaha, bari bafite uko batahura ukuri, kandi bari bafite uko biyunga bagakemura ibibazo byabo, kandi umubano hagati y'imiryango n'abayigize ugakomeza. Ubuhuza rero iyo tubuvuga nk'Abanyarwanda, Abanyarwanda ntibakajye bumva ko ari ikintu cy'inzaduka. Niyo kamere yacu, niwo muco wacu, twumve ko ari bwo buryo bworoshye, nibwo buryo bujyanye n'imyemerere yacu ndetse n'imibereho yacu. Ese ubuhuza kuva izo politiki zemezwa mu mwaka w'ibihumbi 2022 bumaze gutanga uwuhe musaruro? Navuga ko umusaruro ari mwiza kandi utanga icyizere. Murabizi ko guhindura imyumvire y'abantu bifata igihe. Abanyarwanda twamenyereye umuco wo kuvuga ngo utsinde utsindwe, hakabaho ndetse n'ababurana ishema bakageza mu rw'ikirenga, kandi bazi ko barimo baburana urwandanzi. Kugira ngo abantu bumve ubuhuza bemere nuko bemera guhinduka, nuko bemera kumva ko hari ubundi buryo bwabafasha gukemura ibibazo, kandi ku buryo bwihuse, butabahenze, butabatwaye igihe, budakuruye n'inzangano muri bo. Kuva ubu buryo rero bwatangira gukoreshwa, dufite nk'imanza, ndavuga iyo mvuze imanza ndavuga imanza zaregewe inkiko zigera ku 20,000 zarangiye mu buryo bw'ubuhuza. Niyo mpamvu mubona muri iki cyumweru twabishyizemo imbaraga kugira ngo twegere Abanyarwanda babyumve kurushaho, bumve ko ari bwo buryo bukwiye, ko ari cyo cyerekezo igihugu cyacu cyifuza ko tuganamo. Bukorwa nande? Bukorwa n'abantu bose babishaka, baharanira ko ubutabera butera imbere, kuko guhuza abantu bisaba ko abantu bemera ko bahuza, bisaba ko baba bagufitiye icyizere, ariko nawe ukaba ufite uburyo bwiza uri bubikoremo. Ibi ngibi ndabivuga kuko hari n'abahuza babigize umwuga, babyigiye, babikora kinyamwuga, kandi ku nzego zose. Inzego zacu zose kuva ku bugenzacyaha kugera mu nkiko hari abantu bakora ubuhuza. Mu nkiko z'ubucuruzi imanza zaho nyinshi mu rukiko rw'ubucuruzi zisigaye zikemurwa hakoreshejwe ubuhuza. Ubuhuza nanone nubwo navuze kuriya mwumvise mu ijambo ritangiza iki cyumweru, navuzemo ubuhuza bushingiye ku bwumvikane
hagati y'uwakorewe icyaha n'uwakimukoreye, icyo twita victim offender mediation, nabwo ni ubundi buhuza ariko noneho mu buryo bw'ibyaha. Ndatanga urugero, umuntu niba yakwibiye ihene, mushobora kumvikana ukayimwishyura, ikibazo kigakemuka. Ariko niba uri umujura wabigize umwuga, icyo gihe inzego zishinzwe ubutabera zizagukurikirana. Umuntu wibye igitoki ashobora kukiriha akiyemeza kutazongera kwiba, ikibazo kikaba kirakemutse. Bikorwa nande? Nabishubije. Ese iyo bigeze mu nkiko, uregwa ashobora gusaba ubuhuza. Iki kibazo kiri mu nkiko, uregwa ashobora gusaba ubuhuza ku ntera iyo ari yo yose urubanza rwaba rugezeho, kugera no mu rukiko rw'ubujurire no mu rukiko rw'ikirenga. Tufite imanza nyinshi zimaze kurangira mu buhuza, aho wenda baba barataye igihe, baba baratanze amafaranga kuko ubucamanza burahenda, ariko nanone hari icyo baba baramiye, ikibazo mu bwumvikane, gukemura ikibazo kandi bakumva koko bashize ingingibira ikibazo kirangiye. Icyemezo rero cy'ubuhuza, icyo nshaka kuvuga nuko ari icyemezo gishyirwa muri systeme tuburanishirizamo iyo urubanza rwarangiye mu buhuza, hanyuma icyo cyemezo cy'ubuhuza akaba ari cyo gisoje rwa rubanza. Kandi icyo cyemezo cy'ubuhuza kikaba ari inyandiko mpesha iyo ari mu manza mbonezamubano, iyo ari mu manza z'ubucuruzi, bikaba ari inyandiko mpesha ishingirwaho ikibazo kirangira, urubanza rurangizwa. Igihano nsimburagifungo cy'imirimo y'inyungu rusange ni igihano giteganijwe mu mategeko yacu, ni igihano inkiko zihanisha. Ahubwo twaboneraho gushimira RCS ko batangiye kubyereka abantu uko bikora no gutegura imirimo ibafasha kurangiza icyo gihano. Tukaba twumva ari uburyo bwiza, ni uburyo bwo guhana, ariko ni n'uburyo bwo kubaka igihugu, kuko ukora icyo gihano akomeza kwiteza imbere ku giti cye, kandi n'ibikorwa akora arangiza igihano bikaba ari ibikorwa biteza imbere igihugu. Ibibazo byongeye kubazwa ni ibirebana n'ubuhuza. Ubuhuza bukorwa buhereye hehe? Ubuhuza bushobora gukorwa n'abantu bagifitanye ibibazo iwabo ku murenge bitaragera mu buyobozi. Ubuhuza bushobora gukorwa n'inzego z'ibanze. Ubuhuza bushobora gukorwa na RIB. Ubuhuza bukorwa n'ubushinjacyaha. Ubuhuza bukorwa n'inkiko. Ku rwego urwo ari rwo rwose ubuhuza burashoboka. Icy'ingenzi ni ugukoresha uburyo buri bwo bitewe n'ikibazo gihari icyo ari cyo. Umaze gutanga uwuhe musaruro ku ijanisha? Ndabizi ko abanyamakuru mukunda imibare ifatika, ariko buriya iyo dufashe ibihumbi birenga 20 bishoboye by'imanza zimaze kurangizwa, buriya twashyira ku ijanisha riri hagati y'10 na 15%. Ni umubare rero ugenda uzamuka buri munsi, kuko dushishikariza inkiko kubukoresha, ariko turizera ko nyuma y'iki cyumweru cy'ubutabera uyu mubare uzazamuka cyane, kuko tugiye kwegera abanyarwanda kugira ngo bumve ibyiza birimo, ariko cyane cyane tubafashe guhindura imitekerereze n'imyumvire y'ubutabera mu gihugu cyacu. Ubuhuza ku manza z'ubutane bumeze bite? Ku manza z'ubutane turagerageza, ariko akenshi abantu biyemeje gutana ubona ko ubwo biba byananiranye. Abatana kera murabizi mu mategeko hari hateganijwemo ko inkiko zibanza kubunga bakagerageza, ndetse biza kugaragara ko uko kubunga nta musaruro bitanga, uretse kubakereza, uretse gutanga icyuho cyo kugira ngo ufite umutima mubi abe yagirira undi nabi. Abantu rero biyemeje gutana, ubundi umuntu wa mbere ukwiye kubunga ni umubyeyi.
iyo bagira umugisha wo kuba bakimufite, undi ukwiye kubunga ni inshuti yabo iyo bafite inshuti y'ukuri. Iyabo bananiranywe, kumva ko umuntu uzava hanze utazi icyo bapfana azabunga bigakunda, burya biragora. Mu butane ntabwo ubuhuza burimo butanga umusaruro, ariko icyo dukora nuko ahubwo twe dushishikariza inkiko igihe bumva koko ari byo bashaka kubatandukanya, kuko naho bashakira bagaruka bagasezerana. Kandi turibwira ko mu minsi iri imbere tuza kubona bene iyo mibare y'abantu bagenda bakibaza bagatekereza bakagaruka mu masezerano yabo ya mbere. Ubuhuza rero icyo navuga nuko buzadufasha, ariko kugira ngo bugire umusaruro nuko dufatanya twese tugahindura imitekerereze, ari abari mu nzego z'ubutabera, ari abanyarwanda n'abandi, tukabyumva dutyo tugamije kwiyubaka no kwisana, kuko burya icyaha kiradutanya, icyaha kiradusenya, ariko ubuhuza bwaza bukadufasha komora no kongera gusubiranya ibiba byashenywe n'ibyaha n'ubundi buhemu tuba twakoreranye. Ese hari ibyaha bitakorwaho ubuhuza? Birahari. Ibyo twita ibyaha by'ubugome. Ibyaha by'ubugome ntabwo bishobora kujya mu buhuza. Mu byaha by'ubugome harimo iki? Harimo ubwicanyi, harimo ibyaha byo gusambanya abana cyangwa gusambanya n'umuntu mukuru ku gahato, harimo ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu, harimo ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside, harimo ibyaha koko bidashobora kujya mu buhuza kuko ni ibyaha biba byakorewe umuryango nyarwanda muri rusange. Ibyo byaha rero by'ubugome abanyarwanda dukwiye kureba uko tubigendera kure, kuko ni ibyaha biremereye, ni ibyaha bihanishwa ibihano bikomeye, ni ibyaha nibwira ko RCS izajya icumbikira ababikoze igihe kirekire. Ubwo rero dushatse twajya tubigendera kure, tugatekereza mbere yo kugira icyo dukora kugira ngo bitatuviramo bene ibyo bihano biremereye. Se n'ubwinshi bw'imanza z'ifunga ry'agateganyo, iki kibazo cy'ibirarane mu nkiko navuga ko cyafatiwe ingamba, ndetse ingamba zishingira ku bushake bwashyizwe mu itegeko ryo kubirwanya. Itegeko riteganya ko urubanza rwose rumaze igihe kingana n'amezi 6 kujyana hejuru rutaraburanisha, ubwo ruba rwabaye ikirarane. Ubwo ni ubushake bwa leta y'u Rwanda bwo kugira ngo imanza zihute. Ariko buriya ibirarane ntabwo biterwa n'abacamanza, nta nubwo biterwa n'abashinjacyaha ngiye mu manza nshinjabyaha. Ibirarane hari igihe biterwa n'ababuranyi ubwabo. Umuburanyi ashobora kubura, umuburanyi hari igihe baza bavuga ati twarwaye, hari igihe baza bavuga bati nta voka mfite, uretse ko kutagira voka ubundi bitakagombye kuba urwitwazo. Ubu urugaga rw'abavoka rufite abavoka bahagije, yemwe n'abadafite ubushobozi bwo kuriha serivisi batanga. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ubutabera mu bufatanye n'urugaga rw'abavoka yashyizeho ifite amafaranga yo kubunganira. Ayo mafaranga arahari yo gutuma babona ubwunganizi kandi batarishye igihe koko bigaragara ko batabishoboye. Ibirarane rero bituruka henshi, bishobora guturuka ku rukiko, bishobora guturuka ku bavoka, bishobora guturuka ku baburanyi ubwabo, kandi bishobora no guturuka ku bindi bibazo biriho. Ariko iki kibazo cy'ibirarane icyo nshaka kukivugaho ni uko igihugu cyacu ubwacyo cyabibonye nk'ikibazo kigashyira mu itegeko ko urubanza rwose rumaze amezi 6 kujyana hejuru ruba rwabaye ikirarane. Ibyo bikaba bihamagarira inkiko, bikaba bihamagarira abashinjacyaha igihe ari urubanza nshinjabyaha, bikaba bihamagarira ababuranyi, bikaba bihamagarira abavoka kugendera
kugendera ku ntambwe imwe kugira ngo koko urwo rubanza rwihute. Imanza nyinshi rero ziterwa n'iki? Iyo dusuzumye imiterere y'ibirego nshinjabyaha dufite, cyane cyane ko arizo manza nyinshi dufite, ari nazo zigira za ngaruka z'ubucucike mu magororero, ari nazo zigira za ngaruka mu manza, mu nkiko, usanga tudafite kriminalite iri ku rwego rwo hejuru. Ibyaha byinshi abantu bakurikiranyweho usanga ari ibyaha bikomeye, ibyo twita ibyaha bikomeye. Ntabwo abantu benshi buri mu magororero ari abakurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Abenshi ni abakurikiranyweho byaha bihanishwa igihano cy'igifungo kitarengeje imyaka 5, hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Ibyo nibyo byaha byinshi. Ibyo byaha byinshi usanga birimo gukubita no gukomeretsa. Ibyo ni ibyaha abanyarwanda bicaye bagatekereza, tugatekereza agaciro kacu nk'abantu. Gukubita no gukomeretsa nibwira ko ari icyaha twakwirinda. Ni ibyaha usangamo mvuze icyo cyo gukubita no gukomeretsa, isangamo ubwambuzi bushukana, ndumva nacyo kirimo. Kategorizasiyo hari abayifite neza, ndibwira ko ubushinjacyaha buyifite ndetse na RCS babitunyuzamo. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko iyo urebye imiterere y'ibyaha bifunze abantu benshi, ni ibyaha bishobora kwirindwa. Ni ibyaha tworoheje imitwe yacu, tukoroshya tugahindura imyumvire yacu, ntidushake guhangana. Ni ibyaha wasabira n'imbabazi ukazihabwa. Ni ibyaha wasaba no guhuzwa na mugenzi wawe ugasana ibyo wononye bikemera. Ariko ikibazo aho kiri ari nacyo ubukangurambaga turimo muri iki cyumweru cy'ubutabera bugamije, ni ikibazo cyo guhindura imyumvire, ni ikibazo cyo guhindura imitekerereze, kugira ngo abanyarwanda bumve ko buri gihe kujya mu nkiko atari cyo gisubizo. Karegeya Omar nkunda gukurikirana ibiganiro bye. Ubucamanza burahenda, burakenesha, butesha igihe, ku buryo turabutanga. Ni standard z'abanyaburayi tugenderaho, ariko ntabwo arizo standard z'abanyafrika, by'umwihariko ntabwo arizo z'abanyarwanda. Ubundi kugirana amakimbirane, navuga ko amakimbirane agendana na kamere y'ikiremwa. Umunyarwanda niwe wavuze ngo n'inka zirisha hamwe zikomanya amahembe. Izo ni inka, n'abantu bari hamwe ntibabura icyo basakiranaho. Ariko ikibazo si ugusakirana, ikibazo ni ubushake bwo gushaka gukemura ikibazo wateje. Ibyo rero nibyo twifuza ko abanyarwanda bumva, ukumva ko niba watwaye icy'abandi ugomba kugisubiza, ukumva ko niba watukanye ugomba kubisabira imbabazi ukabitangira n'ikiru, ukumva ko niba wateshutse ukarwana ushobora kubisabira imbabazi ukazihabwa, ariko niba wakomerekeje abantu bikabije nanone ukemera n'igihano. Iyo dukurikira mu mafilme dukurikirana, mubona ko bari abantu badukoronije, bo barababwira ngo uzafungirwa mu igereza kijyana. Ahenshi hari aho twasuye ugasanga nta n'amagereza hari, ahubwo amagereza asigaye ari business z'abantu ku giti cyabo. Nukubera iki? Nuguhindura imyumvire, ukumva ko ugomba gukora igikwiye. Kandi wagira ibyago kagwa mu cyaha, icyambere si uko ribi gukurikirana, si uko polisi gufata. Icyambere nuko nawe ubwawe wumva ko wakoze icyaha, wakoze ikidakwiye. Ibyo rero nibyo dukwiye kumva, nibyo nk'abanyamakuru mukwiye gufashanya na leta kumvisha abanyarwanda ko icyaha gishobora kwirindwa, icyaha gishobora gukumirwa, ariko ugize ibyago akakigwamo ko akwiye kumva ko akwiye kwihutira kugikemura, kandi yaba ari n'uhanwa akemera guhanwa, kuko nabyo biri mu muco mwiza. Ubu hari abantu bamaze abantu ugenda akavuga ati ariko genda umwere, kandi azi neza ko ari ruharwa.
ariko yanze kwemera ko ari ruharwa. Bityo rero ni ikibazo cy'imyumvire tuzakomeza gufatanya. Ibi birarane rero biterwa n'icyo ngicyo, biterwa n'iyo myumvire, aho umuntu bamuhana akumva ko agomba kujurira, kongera akajurira, yaba afite ubimuteramo inkunga akamufasha no gukereza iburanisha. Ariko icyo navuga nuko mu nkiko hari impamvu zemera ko urubanza rusubikwa, hari n'izitemerwa, hari n'inshuro zemerwa n'izitarengwa. Ibyo ngibyo nibyo abantu bakwiye kumenya. Ubu bwinshi rero bw'imanza buzakemurwa no kugabanya no kuzamura imyumvire no kugabanya ikorwa ry'ibyaha, kandi bugabanywe no kwemera igihe umuntu yakoze icyaha akemera ko yakoze icyaha, kuko nta nyungu irimo yo kwirirwa uri avoka, dore ko bavoka bariho kuri buri ntera y'iburanisha. Umurishye ku ntera ya mbere uzi ko wakoze icyaha uramurishye, urajuriye urongeye urarishye, niba wahawe 15 urongeye urajuriye mu bujurire urarishye, niba utanabyishimiye urandikiye urukiko rw'ikirenga mu karengane, aho hose navo kukwandikira. Ubwo ni kuriha, ni kutesha igihugu umwanya, birumvikana n'inshingano zacu. Niwandika ko ari akarengane nzagasuzuma, ninsanga katarimo fate n'umwanya wo kukwandikira mubwira ko nta karimo, ariko wa mwanya nzaba nawe ufashe nawe utaye. Kubera iki? Kubera gutsimbarara, kubera kuburana urwandanzi. Ibi birarane rero kugira ingamba ziriho nizi zose dufite, nitugira Imana abantu bakumva neza iyi politike mpanabyaha, navuga iri restorative sinzi uko nivuga, ariko umenya ariyo sanasano mu Kinyarwanda, aho dukoresha pre-bargaining, ni ukuvuga ubwumvikane hagati y'uwakoze icyaha n'ubushinjacyaha, busozwa n'amasezerano yemezwa n'umucamanza, urubanza rukaba rurarangije, aho abakoze icyaha bemera kugirana ubwumvikane bagahuzwa nabo bagikoreye igihe ari bwo buryo bushoboka, kandi bakemera no gusana ibyo bononye. Ibyo iyo ubwo buryo tubukoresheje mu manza nshinjabyaha bituma cya kibazo kirangirira aho ubwo buryo bwakoresherezwe. Ryajurira rya hato na hato rikaba rivuyeho, bya birarane mu nkiko bikaba bigabanutse, kandi n'umwuka mwiza mu Banyarwanda ukaba uteye imbere. Ubwinshi rero bwa manza zifunga ry'agateganyo nabyo ni kimwe. Kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo nuko abakekwaho icyaha, nuko haba hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo nuko akenshi aba yanze ubundi buryo bushoboka, cyangwa se yakoze bya byaha bidashobora kunyuzwa mu buryo bw'ubutabera sanasana. Ibyo rero ni ibintu dukwiye kujya tureba, ariko icyo navuga nuko n'imibare y'abafungwa by'agateganyo, y'abakurikiranwa bafunzwe by'agateganyo, nayo igenda igabanuka. Kubera iki? Kubera ya pre-bargaining igenda ikoreshwa kuva muri RIB. Buriya RIB ikemura ibibazo byinshi cyane tutajya tunamenya, ahubwo dukwiye kujya dushyira mu maraporo yacu bikamenyekana. Imibare igenda igabanuka kubera ko niyo bigeze mu bushinjacyaha nabwo ubu buryo babubakangurira, ubyemeye bigakora, utabyemeye ubwo agakomeza agafungwa, kuko ubwo niyo mahitamo abasigaye nta yandi. Nkaba numva kuri iki ngiki ari icyo ngicyo nasubiza. Ingamba zirahari, ariko ingamba ya mbere ni uguhindura imyumvire ku Banyarwanda ku cyaha, imyumvire ku kugikumira, n'imyumvire ku kwemera gusana iby'icyaha kiba cyononye, no kwemera guhanwa igihe ari cyo kigomba gukorwa. Ndumva kuri ntabareshya ku bibazo yabajije ari icyo ngicyo navuga. Ingamba zo kugabanya ibirarane ni cyo kimwe nawe yagarutseho. Kuri byabajijwe na Kaberuka kuri ICMS,
ku badafite ikoranabuhanga ndagira ngo mvuge ko abantu badafite ikoranabuhanga nabyo nari nabishubije akenshi baba bafite abavoka bahujwe na systeme bahujwe na IECMS ahubwo ubwo wenda birashoboka ko abavoka bashobora kuba badakominika nabo ariko n'abaturage bose bafite email bafite telefone systeme bihujwe n'abavoka babo kandi ihujwe nabo bwabo ku batabifite rero ku batabifite icyo ni ikibazo wenda twazicara tukiga tukareba ngo ese kirangana iki ariko icyo navuga nuko iki kibazo twebwe muri systeme tutagifite nta muturage uraza ngo atugezeho ikibazo cyo kuvuga ko atamenye urubanza rwe kuko adafite access kuri systeme ntawe turabona kuko utayifite ako kanya hari igihe aba yakoresheje telefone y'umwana we hari igihe aba yakoresheje telefone y'umugabo we cyangwa umugore we hari n'igihe umwavoka we aba yamugejejeho ayo makuru uko birashoboka ariko ubwo niba ari ikibazo kiriho ubwo tuzareba uko kingana icyo mwadufasha nk'abanyamakuru nuko iki kibazo cyagaragazwa noneho abantu bakareba uburyo nabo batasigara inyuma y'ikoranabuhanga rikoreshwa mu kuburanisha imanza. Karegeya Omar icyo twakora aha ngaha ni ukugushimira ibiganiro kuri channel yawe ni ibiganiro byubaka abanyarwanda by'umwihariko bishishikariza abanyarwanda kugabanya kwikiranura no mbere yo kugana inkiko. Ku birebana na Edward igihe cyo gushyingura dosiye buriya ibyaha byose bigira imyaka bimara bikaba bitagikurikirana ariko ku birebana na case wavuze y'urubanza rwabayeho burya imiburanishirize y'imanza nayo ifite uko itegeko ryayiteganije habaho igihe cyo kujurira bwaba ari ubujurire bwa mbere bwaba ari ubujurire bwa kabiri ku byaha byemerewe kujurirwa bwa kabiri byaba ndetse ari no kwandika ugaragaza ikibazo cy'akarengane byose bifite igihe kandi icyo gihe ndumva kingana ni iminsi 30 iyo umuntu yari bujurire iminsi 30 ikamurengana ubwo ubujurire bwe ntibwakirwa niba urubanza rwawe rwarangije kuburanishwa ugomba kwerekana ko harimo ikibazo cy'akarengane iminsi 30 uhereye ku munsi urwo rubanza rwasomeweho cyangwa uhereye ku munsi kopi y'urubanza yashyiriwe muri IECMS iminsi 30 ikakurengana ikibazo cy'akarengane utakigaragaje ubwo bigaragaza imburagihe nujurira imburagihe ntabwo ikirego cyawe cyangwa ubusabe bwawe buzasuzumwa kuko uzaba wanyuranyije n'iby'amategeko ateganya. Kuri iki kibazo rero wavuze nta precision washyizemo ariko urabizi neza ko jenoside ari icyaha kidasaza nubwo numvishe ushyiramo ubujurire ubwo ngubwo turi burebe ko tuvugana uduhe precision tuzavugane n'abafite iki kibazo twumve niba hari uburyo bafashwa. Ese abanyamahanga bemerewe ubuhuza nabo barabwemerewe umunyamahanga uri mu Rwanda umunyamahanga utuye mu Rwanda nta mpamvu atahuzwa n'umunyarwanda yakoreye icyaha cyangwa n'umunyamahanga mugenzi we yakorewe icyaha igihe itegeko ribyemera. Abakurikiye kuri televiziyo biyumviye ibivugwa n'abakoraga igihano umudamu umwe wavuze ati ubu ngubu ngewe ndacuruza naje mvuye gucuruza kandi nimba hano ndasubira mu iduka ryanjye curuza. Ibyo rero ni byiza cyane ko abantu bumva ko icyo gihano ni igihano ugomba gukora ariko ukagikora unatekereza cyane cyane ko uba ugikora utaha iwawe ugikora ukora utwawe ni igihano rero navuga nta gihano cyiza kibaho ariko navuga ko ari cyiza ugereranyije no gutura amageragere n'ahandi hasa nkaho.
Itegeko rero riteganya ibyaha n'ibihano byabyo niryo ryateganije icyo gihano. Hari ibyaha bihanishwa icyo gihano, ariko ntabwo ari byose. Ubwo natwe tuzareba RCS mu nshingano zayo n'ishinzwe gufasha abantu bakatiwe n'inkiko kurangiza ibihano byabo. Ni muri urwo rwego n'iki gihano nsimburagifungo cy'imirimo y'inyungu rusange ariyo igihuza igafasha abagikatiwe kukirangiza. Ubwo tuzareba, hari n'abandi hirya no hino uko iki gihano kigenda kirangizwa n'uko abanyarwanda bagenda bacyakira. Ndagira ngo rero dusoze ikiganiro cyacu, nshimire abayobozi turi kumwe. Buriya iyo twakoze ikiganiro nk'iki dufatanije bituma bagenzi bacu badufasha kumenyekanisha ibyo dukora, badufasha kumenyekanisha politike z'igihugu ziteza imbere ubutabera, bumva ku buryo bwuzuye ikiba kigenderewe. Ndagira ngo mbashimire ku mwanya wanyu, ndagira ngo nshimire n'abafatanyabikorwa bacu, ubwo ndavuga RAF na Transparency. Ndagira ngo nshimire abayobozi b'inkiko bari aha ngaha. Inkiko za gisirikare ntacyo mwavuze, ariko buriya impamvu ntacyo bababajije ni uko ibyanyu babizi neza kandi babyemera ko ari ukuri. Ndabashimiye rero abanyamakuru ku mwanya wanyu, ku bibazo mwabajije, ariko ndanabasaba kandi ndabasaba mbyizeye ko mugiye ahubwo gutangira umurimo wo kudufasha gushishikariza abaturarwanda kwitabira iki cyumweru, iyi minsi 10 mukazabana natwe musobanurira abanyarwanda akamaro k'ubuhuza, musobanurira abanyarwanda akamaro ko gukemura ibibazo mu bwumvikane, bwaba ari ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, ndetse bwaba ari n'ubwumvikane bugamije gukemura ikibazo kiri hagati y'uwakoze icyaha n'uwagikorewe. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza.